This is the real vibe. Nk'ibisanzwe njye nitwa Eric Wacu. Murabona rero ko dufashe umuhanda turerekereye, rero tugiye kubereka uko ku Rusizi cyangwa se ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byifashe, kubera ko abantu benshi bagize ubwoba cyangwa se bagize impungenge bibaza bati se biraza kugenda bite cyangwa se biraza kurangira gute ko twumvishe ko Bukavu yabaye shije kuba yaba atombe, ese ntago biri buze kutugiraho ingaruka cyangwa se ngo bize kugenda nk'uko byagenze i Rusi cyangwa ibyagenze i Rubavu Prito. Nibyo tugiye kubagezaho cyangwa se nibyo tugiye gukurikirana ngo turebe uko byifashe ku ruhande rw'u Rwanda, nyuma y'uko byumvikanye ko hakurya y'u Rwanda cyangwa se i Bukavu ibintu bitameze neza, kubera ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zarangije kuba zasesekara muri uwo mujyi wa Bukavu zigiye kubohora abaturage cyangwa se abatuye muri uyu mujyi wa Bukavu. Ese byifashe bite? Nta bushotoranyi bwabayeho ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa se FARDC Wazalendo ndetse na FDLR ntago babashije kuba bakora amahano nk'ayo, cyangwa se nta bushotoranyi baje kuba bakora ku ruhande rw'u Rwanda. Nibyo tugiye gukurikirana kugira ngo tubashe kubanza kugera kuri boda, tubanze turebe impumuro cyangwa se impumeko ihari, kugira ngo abantu bose utabashije kuba yahagera hano kuri Real Vibe tubashe kuba twakwereka neza uko situation byifashe cyangwa se uko bimeze. Murabona ko turi mu muhanda twerekeza rero ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se DRC. Hano rero turacyari muri Rusizi, urabona hano ni kuri depo cyangwa se hahandi hari amato manini apakira imicanga yavana i Rubavu, cyangwa se ahangaha ni kuri ku cyambu. Aha ni ku cyambu kabisa, aho hepfo muri kubona aho ni mu Rwanda. Ariko iyo tugeze hano hakurya kuri aka gasozi icyambu cy'u Rwanda cyangwa se aho amato manini aparika, duhita tuharenga kabisa kuri aka gapando. Urabona ko twinjiye rero ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twahageze dusanga bimeze gutya, cyangwa se twasanze ari ahantu hatuje cyane. Hano hantu habaga movement y'abantu benshi, hano haba hari abantu benshi cyane abambuka n'abagaruka mu Rwanda. Ariko murabona ko bariya ntabwo ari abagenzi, bariya ni abasekirite basanzwe bakora hano ku mupaka. Urabona ko tuhinjiye neza, abantu babaye bake kubera ko kwambuka ujya hanze cyangwa se ujya hanze y'u Rwanda ntabwo biri gukunda, nubwo umupaka uri gukora ku ruhande rw'u Rwanda. Hariya ni muri Kongo rero, hariya ni muri Kongo. Biravugwa ko uriya mupaka nta muntu ku ruhande rwa Kongo, nta muntu uri kuhagenzura, kubera ko abapolisi n'abasirikare barangije kuba bagira gute bakirukanka umupaka. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda ho barakwakira bakaguhereza serivisi nk'ibisanzwe. Muri immigration y'u Rwanda irakora rwose nta kibazo, ariko ari ama etaje ari hejuru ntabwo ari mu Rwanda. Ku batahazi hariya ni muri Kongo cyangwa se ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko aya mazu yo hakuno hasi ni mu Rwanda. Murabibona neza rwose nta kibazo. Rero uko bimeze, immigration y'u Rwanda yo irakora nta kibazo, ariko amakuru twakuye hakurya cyangwa se ababashije kuba bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baza mu Rwanda batubwiye ko nta muntu uri kubaterera cyangwa se uri kugenzura ko bafite ibyangombwa byuzuye ku ruhande rwa Kongo, kubera ko abapolisi barangije kuba bahunga, barabashije kuba bakwirukanka, birukanse nta muntu urabarasaho cyangwa se umutwe wa M23 utarahagera. Ahangaha rero ni kuri ahangaha ni mu mupaka nyine. Ahangaha niho amabisi cyangwa se amakamyo aremereye aparika kugira ngo acekingwe mbere y'uko yambuka ajye kuri kariya gasozi ko hakurya muri Kongo. Ako kazi uko ni mu Rwanda, aho ni mu Rwanda nyine nk'uko mubibona. Aba ni Abanyarwanda, ni Abanyarwanda ari kwiganira nta kibazo. Urabona ko movement ubu nubwo abantu ari bakeya ku ruhande rw'u Rwanda, ariko umutekano ni wose, nta sasu ryigeze rihungabanya umunyarwanda cyangwa se ngo ritume gahunda activite zitagenda neza nk'uko bisanzwe. Murabibona ko abantu bari kwiganira bisanzwe ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo cyangwa se i Rusizi, ariko abantu bagabanutse. Aha hantu habaga huzuye abantu benshi cyane, abantu benshi bagize ubwoba bwo kuba bajya hakurya kubera ko batari bizera umutekano usesuye cyangwa umutekano uhagije hakurya y'u Rwanda cyangwa se mu mujyi wa Bukavu. Bivugwa ko barangije kuba batombe ku makuru tuvana hakurya, nuko i Bukavu hafashwe, ariko M23 nta kintu iratangaza mu buryo buri official cyangwa se buri officiel, nta kintu iratangaza, nubwo
abantu bari hakurya bo bavuga bati hafashwe kubera ko nta ngabo za Kongo ziriyo. Ako gasozi muri kureba ni mu Rwanda, aho ni mu Rwanda ntabwo ari muri Kongo. Murabona ko utu dusozi turanatandukanye nyine, urabona udusozi tw'i Rwanda two dusanzwe tutuzi ko aba ari twiza cyane, hari udusozi tw'icyatsi. Nibyo nari kubabwira, kubera ko inyeshyamba za M23 ntabwo zari zafata biri officially, nubwo bivugwa ko ingabo za Kongo zo zirukanse mbere y'uko inyeshyamba za M23 zizirasaho. Ni ukuvuga ngo nta kintu cyari cyatangazwa ikintu ku ruhande rwa M23 ku bijyanye n'ifatwa ry'uyu mujyi wa Bukavu. Rero mu byo twakubwira ni uko ku ruhande rw'u Rwanda nta kibazo gihari, nta kibazo, activite zirakomeza yaba mu mujyi wa Kamembe ndetse n'abaturiye umujyi wa abaturiye boda ya Rusizi. Ariko ku bijyanye no hakurya ho immigration ya hariya hakurya ntabwo iri gukora, kubera ko abakayicunze cyangwa se abakabaye bayireberera bahunze mbere y'igihe, bahunze umwanzi wabo cyangwa se M23 itari yahagera. Rero nuko byifashe, naho ku ruhande rw'u Rwanda ho nta kibazo, ko bari bafite impungenge cyangwa se bari kwibaza bati byifashe bite ku ruhande rw'u Rwanda. Nuko activite zirakorwa, abaturage barakora ibyo basanzwe bakora mu buzima busanzwe, cyangwa se barakurikirana akazi kabo, nubwo kwambukaho bagize ubwoba bwo kwambuka cyangwa se bwo kuba bajya hakurya, kubera ko ntabwo nawe urumva, nawe ntabwo wajya hakurya uzi neza ko ibintu bitari by'abakiriya cyangwa se amahoro atari yagaruka neza ku buryo busesuye mu mujyi wa Bukavu. Nuko byifashe rero, nuko byiriwe ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo. Nta kintu kidasanzwe cyari cyaba, usibye ko inzego z'u Rwanda z'umutekano nazo ziri maso kabisa. Nta kibazo ubona, n'abaturage iyo bari kugenda cyangwa se iyo bari kuganira ubona ko ntacyo bikanga ku ruhande rw'u Rwanda gishobora guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda. This is Real Vibe, njye nitwa Eric Wacu. Ciao ciao.